Uwiteka Mana nziza, Mana ikiranuka, Uwera wa Isiraheli, Gitare cy'amahanga, nongeye kugushima. Mana ngushimiye uburinzi n'imbabazi zawe, uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije, ntuhabwe icyubahiro. Kuri iyi saha Mwami Mana, ndakwinginze ongera weze imitima yacu, tubabarire ibyaha byacu, Mwami Mana, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ubiduhanagureho, uduhanaguze amaraso y'umwana wawe yamenetse ku musaraba. Mwami Mana, mbere y'uko tubumbura akanwa tugira icyo tugusaba, utwejeshe ayo maraso, dukure mu gitabo cy'abarimbuka, twandike mu gitabo cyera cy'ubugingo. Mwami Mana, nk'uko bisanzwe, ndakwinginze ngo ubane n'abababaye, ubane n'imiryango yacu. Mwami Mana, ubane n'abashonje, utugaburire, kuko ni wowe uca inzira, ni wowe utembesha amazi no mu butayu. Mwami Mana, sanga buri umwe wese wabuze icyo kurya kuri iyi si, umwigaragarize nk'Imana, umucire inzira Data. Ni wowe se w'imfubyi, ukaba umugabo w'abapfakazi, nta kintu twakwishoboza tutagufite. Niyo mpamvu tugutabaza tukwinginga ngo utugire neza Mwami Mana, wite ku buzima bwacu, wite ku bacu, wite ku nshuti zacu, wite kuri umwe wese wizera ijambo ryawe, wite Mwami Mana kuri buri muntu udafite kirengera, umubere urufunguzo rw'ubuzima, umubere icyizere cy'ubuzima, umubere urumuri rumumurikira mu rugendo rwo kuri iyi si. Maze Mwami Mana, gutabarwa ni guturuka kuri wowe, tuzagushima, tuzaguhimbaza. Uturinde kwizera abana b'abantu, uturinde kwizera abakomeye, uturinde kwizera Mwami Mana imiryango, uturinde kwizera ibigirwamana, uturinde kwizera Bayali, uturinde kwizerera Mwami Mana mu kurogana, uturinde kwizera muri buri kimwe cyose kitaguhesheje icyubahiro, ahubwo imitima yacu iduhe gutumbira kuri wowe, kuko Data ni wowe utanga impano y'ukuri, ni wowe utanga ibintu bifite ubuziranenge, ni wowe utanga ibitari pirate. Uduhe kwizera muri wowe, maze Mwami Imana, ubwo gutabarwa kwacu kuzaturuka kuri wowe, tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Ukomeze ubane natwe, ukomeze imitima yacu, ukomeze abatentebutse, ukomeze ugutabaje uwo ari we wese upfukamye kuri iyi saha. Mwami Imana, wumve gutakamba kwiwe, umanure ibisubizo bituruka iwawe mu ijuru, maze Mwami Imana, ubwo azongera kwishima, tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Komeza ubane natwe, tubigusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, amahoro y'Imana n'abane namwe. Nanone nk'uko bisanzwe, reka tubanze tubasuhuze aho muherereye hirya no hino. Amahoro ya Yesu Kristo n'abane namwe. Iyi ni channel yitwa Ijwi ryanjye, ni channel yatangiwe ariko ntabwo ari nshyashya kuko indi yagize ikibazo, ariko iyi channel igamije kuba gucishwaho ijambo ry'Imana cyangwa kwifatanya mu gusenga, mu gusabirana, mu gutura Imana imitwaro yacu biciye mu isengesho. Nagusengera, wansengera, twafatanya tugasenga kugira ngo tubone ukuboko kw'Imana, tubone ukuboko kw'Isumba byose, dutabarirwe mu kwizera no kwiringira Imana. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi, kuko ngo aho ababiri bateraniye, Uwiteka nawe aramanuka agaterana nabo. Niyo mpamvu kuba ubwinshi bw'abantu, amajwi menshi y'abantu, kwishyira hamwe kw'abantu mu guhimbaza Imana cyangwa mu gufashanya, yaba mu buzima busanzwe cyangwa mu gufatanya mu gusenga, ibyo byose ari igikorwa cyiza kandi Uwiteka nawe yakwishimira. Uwakoze subscribe nakomeze agubwe neza, kandi utarayikora nawe ni ukuri yayikora kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Ufite icyifuzo cyo gusengera ni karibu, ufite ubushake cyangwa imbaraga zo kuba wasengera mugenzi wawe, nawe ni karibu. Uyu muyoboro cyangwa iyi channel nimara kwaguka, tuzashyiraho n'uburyo bwo kuzajya duhura, abatuye hafi cyangwa ababyifuje, tugasenga amaso ku yandi. Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza,
Imana ibarinde, si twatandukana tutiragije Imana cyangwa tutayisenze cyangwa tutayishimiye n'uyu mwuka w'abazima, kuko hari benshi batabashije kugira aya mahirwe yo kuba bari kubumbura umunwa. Ngaho Uwiteka akomeze abane namwe, yiganze mu byanyu, abacire inzira aho zitari, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen.